Mwese mudahwema kubana natwe, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Reka tugushimire wo dukurikiye, ariko nanone ushobora kuba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bigiye bitandukanye. Reka nkubwire yuko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Bishop urasa neza? Murakoze cyane. Reka ngusaba gusuhuza abakunzi bacu. Muraho neza. Yesu nashimwe cyane. Amahoro ya Nyagasani nabe hagati muri mwebwe, nabane hagati mu miryango yanyu, nabane n'abakobwa banyu, nabane n'abahungu banyu. Kandi turabakunda mwizina ry'umwami wacu Yesu. Shalom, shalom. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu, uruwera wa Israheli, uri Imana ikomeye, uragakinga k'amakuba kacu. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Uri Arufa na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo, uri wa mbere kandi uri wa nyuma. Mu batuye isi nta n'uwakubanjirije n'uyu numwe, nta n'uzaguherukira. Uri Imana yihariye, Imana ituma umuntu apfa cyangwa abaho, Imana ikenesha igakenura, Imana ishira kuzima igakurayo. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Uri Imana ibeshaho, uri Imana itanga ubuzima, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, uvuze ngo umuntu abeho nta wamwica. Ni wowe duhamagaye ngo bane natwe muri iki kiganiro, ni wowe duhamagaye ngo duhane umugisha n'abadukurikiye bose, abadukunda bose bakunda ubuzima, bakunda Imana, abadukunda bose bazaba amahoro masa mu izina rya Yesu. Uwanga Imana ntazabaho, azapfa ye kwibukwa, kandi mu izina rya Yesu uri Imana ikunda abakubaha, kandi mu izina rya Yesu ndabizi neza kuri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe uradushigikiye, kandi ndabizi neza yuko witeguye kutugirira neza, kandi witeguye kugirira neza abantu bawe. Tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Eliya bandanya bandanya urugendo, Eliya bandanya oh Eliya bandanya urugendo, Eliya oh Eliya bandanya urugendo, Eliya bandanya we oh Eliya bandanya urugendo, Eliya oh endereya safari, Eliya endereya safari, Eliya endereya nemene tekere farisi agire kakunsetsa. Washizwe ku gipimo, ubwami bwawe bwanyazwe, iyo nyandiko n'uwayisobanuye ni inyandiko ikomeye, iyobeye, izimije, yasobanurwa n'uri mu mwuka. Yego, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yego, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, nkuko yabisezeranye natwe. Anjewe azaza ntazatinda, azaza Yesu, azaza ntazatinda, umwami Yesu, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye natwe we, azaza ntazatinda. Murakoze cyane. Yego, murakarama. Gira Aho muba, mwubahwe mwebwe mudukunda, mukunda Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo utwemeye abayemeye uwadutumye. Yego, uwakiriye intumwa abayakiriye n'uwayitumye, uwanze intumwa abayanze n'uwayitumye. Ubwo mudukunda rero mukunda Imana, ubwacu turi amahoro, kandi data wa twese azabakunda namwe, ndetse azabaha icyubahiro. Imana iherutse kumbwira, irambwira ngo ibintu Uwiteka agiye gukorera abamwubashye, agiye gukorera abantu be. Haleluya. Yarambwiye ngo waba warize waba utarize, Uwiteka agiye kuguha akazi. Uwiteka agiye kurangiza ikibazo wari ufite, ubukene, Uwiteka agiye kuburangiza. Imana ishimwe. Amina. Bishatse kuvuga iki?
iyo Uwiteka apfumbatuye igipfunsi ijambo ryarambwiye ngo ahaza kwifuza kwa buri wese itarebye amashuri itarebye intara uvukamo. Amina, haleluya. Ni ukuvuga ngo Uwiteka iyo yibutse abantu be Imana ishimwe, waba warize waba utarize waba uvuka mu bakomeye cyangwa mu boroheje, Uwiteka ikijya mbere nuko aba yibutse abantu be. Hanyuma rero yibutse abantu b'Imana ku isi yose by'umwihariko bamwubashe cyangwa se bamwukoreye. Imana ikunda umuntu yubaha, ndabizi neza ndabihamya. Imana ikunda umuntu yubaha we, ndabizi neza ndabihamya. Imana ikunda umuntu yubaha we. Ni ukuvuga ngo ahantu herereye hose upfa kuba uyubaha. Haleluya. Tewo yarabiririmbye aravuga ngo ibindi ntibikureba. Niba warayubashe, niba ukunda Imana, haleluya, upfa kuba wubaha Imana. Mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukirana, uwo nguwo Imana iramwemera. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndakubwiza ukuri yuko Imana ije kugirira neza abayubaha. Reka mbabwire, abisi baguwe neza igihe kirekire. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka yarabateye bashora imizi, barakura, bera imbuto nyinshi. Bishatse kuvuga iki? Bafite amamodoka, bafite amazu akomeye, baguwe neza, ariko ntibigeze bamenya Uwiteka. Nagira mbabwire rero ngo kuko batabyitayeho, Imana iherutse kuvugana nanjye irambwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Aho wari inyuma yicazwe imbere, aho washizwe inyuma atahawe ijambo cyangwa se ngo ahabwe agaciro, Imana irakamuhaye. Imana ifasha abari imbere ibajyanye inyuma, ifasha abari inyuma ibicaje imbere. Mu yandi magambo haleluya, mu yandi magambo uko biri siko bizahora. Bari bazi ko bazahora badibamye, bari bazi ko bazahora baguwe neza, ariko Imana ukuntu imeze ni Imana ihindura ibihe n'iminsi, niwe mugenga w'ibihe. Reka mbabwire, isi irahinduka, irazenguruka ni umubumbe. Iby'isi baravuze ngo ni gatebe gatoke. Yesu ashimwe cyane. Nagira nkubwire ngo wari umaze igihe wararetswe, atari uko Imana ikwanze. Uwiteka arakwibutsa, Uwiteka arakwibutsa, Uwiteka arakwibutsa. Kandi Uwiteka, haleluya, agiye kugarura agaciro k'umuntu yubasha Imana, umuntu wasenze Imana. Harageze yuko, reka nkubwire, ntabwo Imana yari kukubanza, ahubwo Imana, reka nkubwire ukuntu Imana iteye, hako yakubanza yaguheruka. Kandi ubitekereje neza usanga ari byo. Kugira ngo utangire neza usoze nabi. Imana yemera kutangira nabi ugasoza neza, kuko nta gihe niki na kimwe Imana yita kwitangira, ahubwo Imana yita kwiherezo ry'umuntu. Mwabyumvise impamvu abantu b'Imana bahura n'ibibazo ndetse n'ibyago n'amakuru bagakena bagasonza? Yego, nuko Imana yita kwiherezo, ntabwo Imana yita kwitangira ry'umuntu. Itangira ntacyo ryakumarira, ariko iherezo rifite agaciro gakomeye cyane. Mu yandi magambo, ibyago n'amakuba by'umukiranutsi, Bibiliya iravuga ni topayi ni more le before dry. Imana iravuga ngo Uwiteka mukiza muri byose. Bwana asifiwe sana. Nta mpamvu yuko Imana yakubabaza iteka. Ntabwo wahora urira cyangwa se ubabaye, kuko Uwiteka arakuzi kuruta uko wowe wiyizi. Amenya ngo nibiri munsi n'urushishi ruba munsi y'igitare cy'umukara, Uwiteka ararumenya, akamenya n'ibyaro. Rero Uwiteka arakuzi, ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe. Mu yandi magambo, ibyabaye byose kwari ukugira ngo Uwiteka azaguhe iherezo ryiza. Ntiyakwitayeho mwitangira. Yego, yavuze ngo nasanze wigaragura mu ivata ryawe, ndangije ngo arangije atanga itegeko, aravuga ngo niwakire kubaho. Uwiteka avuze ngo baho, nta wabihindura. Umugisha wawe rero, haleluya, nubwo wari waratanye, ariko Uwiteka ntabwo yakuretse. Kandi umugisha w'Imana ntabwo ujya uyoba, ntabwo ujya uyoba. Imana ntijya yitiranya amazina. Ndakubwiza ukuri cyo yavuganye nawe hageze ko igisohoza. Nigeze nahanura mu gihe cyashize haciye iminsi, ndavuga ngo nta muntu n'uyu n'umwe 2020
na gatandatu mu mpera zawo na 2027 ndavuga ngo nta muntu Imana izasigara mu ideni. Ni igihe Imana ijya gusohoreza abanyamasezerano isezerano yasezeranye nabo. Icyo yavuganye nawe ipfa kuba ariyo yavuganye nawe batarayibeshe. Niba waravuganye n'Imana tuza bigiye gusohora. N'uyu mwaka nyene no mu gutaha aya masezerano yose n'ay'abantu basenze cyangwa bayagiranye n'Imana. Imana ishimwe. Ni igihe rero nono haleluya. Aba bantu Uwiteka kuye imbere akabashira inyuma. Ntugire ngo nahandi bajyana ni mu gihano. Bagiye kubazwa SK itarantu nabahaye mwayicuruje mute. None haba Uwiteka kuye inyuma azanye imbere. N'abantu bayubashe bagatindana nayo bakihanganira ibigeragezo. Haleluya. Uwiteka abazanye imbere kugira ngo bahembwe. Wabyumvishije neza. Abantu rero bajya biciranye. Uwiteka gukuye imbere akakujyana inyuma akujyanye mu gihano. Ugiye kubazwa amafuti yose wabayemo. Ariko akuvanye inyuma akuzanye imbere ni ikintu kivuga ngo ibyaha byawe byose urabibabarira. Wabyumvishije neza. Nujya no mu bukwe cyangwa mu kirori cyari cyo cyose uzirinde kwicara imbere bwa nyuma. Kuko birateye isoni biranamara bakuvanye imbere bakakujyana inyuma. Ariko ni wicara inyuma abakuzi bagufitiye icyizere bakakuvana inyuma bakuzana imbere. Ibyo bintu bihesha agaciro. Bimeze nk'uko Imana igiye kubikora abishize imbere Uwiteka bakuye yabajyanye inyuma. Abicajwe inyuma nabo bahatinze Uwiteka bakuye inyuma bazanye imbere. Nujya mu kirori nujya mu bukwe icara inyuma bakuvana inyuma bakuzana imbere. Hakugira ngo wicare imbere baza kukuvana imbere bakujyana inyuma. Urumva nibihe bibiri bitandukanye kandi bimara amazi. So Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Nababwira ngo Uwiteka arabibutse. Siritu abarundi bose n'abarundi kazi aho muherereye kwisi haba mu gihugu n'ahandi hose abarundi bose baherereye. Umuntu azi ko yubasha Imana akaba azi ko hari icyo yavuganye naye akaba yibitseho isezerano. Nushaka wigurira akantu nushaka urye cyangwa unwe unaserebure. Imana yibutse abarundi n'abarundi kazi. Uwiteka yibutse igihugu cy'u Burundi. Umva impamvu Imana yambwiye ikintu gikomeye muri iyi minsi. Irambwira ngo inkomoko y'abatuye isi bose ni mu Burundi. Umva ahantu bituruka. Umunyarwanda afite ku Murundi, umuzungu afite ku Murundi, umuntu wese hatuye ku isi afite ku Murundi. Mbwira umuntu afite ku Munyamerika, mbwira umuntu afite ku Muganda, mbwira umuntu afite ku Munyarwanda, bose bafite ahantu yitwa ku Murundi. Wabyumvise? Muzi ubusobanuro bw'ibi bintu. Inkomoko y'abantu bose ni mu Burundi. N'abazungu barapimye ikirere cy'u Burundi bakora ubushakashatsi basanga inyenyeri imurikira isi yose iherereye hejuru y'igihugu cy'u Burundi. Uburundi niyo Isirayeli niba abantu mutari mubizi. Niyo mpamvu Imana igiye kugarukira Uburundi. Uburundi nibwo bugiye kuba umutwe mbega ni wa politike niko nabivuga cyangwa se umutwe w'ibindi bihugu. Ubwo abantu bazajya igitega gushaka ibitekerezo bya politike. Biriya bya gitega byose bizahinduka. Umva nkubwire ibitekerezo by'Imana bitandukanye n'iby'abantu. Ahubwo garura umujyi wa Bujumbura uvuge ngo Bujumbura niho abantu bazajya baza gutora amategeko. Kuri ubu se Amerika SNDF igitegeka. Ibyo bintu bibaho. Ibyo waba ushatse kutubwira ko sobanurira abantu neza rero dusoza. Wari wabona konvoyeri wa moto ntawe ndabona. Urakoze cyane. Niko ibyo uvuze bitabaho. Sendede ntayibaho nshuti yanjye. Sendede ntayibaho. Satani yarakoze ibyo yakoze birahagije. Uranyuma neza aciriweho iteka. Murakoze namwe. Nimero ya telefone 078 58 664 705 kamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 plus 250 78 58 64 705 murakarama Gira Aho muba mwubahwe.